guys, welcome back on Pachu TV show. I'm back. Yo guys, abantu mugeza ngaro bwa mbere, please subscribe, like, comment and share. Ubundi uze ikaze umuryango w'aba Pachu. Abantu bari positive, abantu beza cyane. Tukana ni bashaka bajya tukana. Ntabwo bajya tukana kwa Pachu. Turabakunda. Ni abantu beza cyane, abantu bagira urukundo, Imana yo mu ijuru izajya abantu bakunda, amahoro y'Imana ajya kumeza bane nama. Ku bantu bashyashya banyita Providence, Mama Nora. Jewe zamanza twapa. Shimira bavuze ko nzi ko bari mu ngiye kujya mbabane. Mama Zimba bakababwira. Naye mbere na mbere shimye abantu bose bakomeje kudusapotinga message zanyu tuzirebye. Numva turishima tugasekana n'ababaje ari ubwa mbere. Please niba ari ubwa mbere kora subscribe. Nakora abantu bakoze subscribe. Niko rwakabi. Ukora like gusa. Kwara abantu bajya dukunda kumva yakora subscribe nk'eshatu enye buri munsi. Ako subscribe ikora rimwe none ugakana kava kameze nk'akazogera. Biko kanze ikiganiro cyose kije. Bita bibamba tubona oh Pachu TV tayari. Rero ni muri umubyeyi udashoboye gukoresha by'ikoranabuhanga ndabizi dore ndi gukoreba afite abana b'abasore afite inkumi. Nawe njye batureba byumbi ati mwana wa korera kuri kakantu ko bajya bakandaho ibiganiro bikaza. Azajya bimenya mubyire tikora subscribe. Ndi kunywa amazi y'intare. Sero birakureba kandi. Mane bandi curious mucakwenya ibyo suriko. Kamwe. Kano nago umuntu uri munsi y'imyaka 18 ntaga 21 hano muri Amerika. Twagutako. Ntago mazi. Akemerewe rwo bana umubyeyi twite. Kikagurumura twagutako. Ariya yabati musi juice z'abagabo sizabato. Inzoga sizabato ariko ntago ari inzoga. Ni kikwe rwumura strawberry. Soma kibazo somyeho yewe ni hasiri duwiri abantu bamwe sikuduza magana 50 mu ntara yewe bana yakandi gasiri duwiri ba urumva muno handi usomyeho kandi n'amashereka yaza umwana akadira akadibera byaba kansomyeho kugira ngo bateme ikiganiro ano hari abantu bajya babijya ngo tujye twamamaza sibona ntangere namamaza ntabwo barabizi guys turavuga oya ntukavuye ugira umunwa ese mbira kure ni gasiri duwe mva tubabwire rero cyazamura kandi sorry Papa Nora nani ni Papa Nora Pachu Nizeyimana Patrick Papa Nora turabashimiye abantu bose bakomeje kudushigikira abantu bose bahita bakanda kuri comment batandika nubwo batarareba ikiganiro ariko icyonze nubwo abo mujye mu marayiki nzanyarika kubape tuduga Betty we yanditse Betty turamusohoje muri kiyataki yanditse ngo nduwa mbere ngo mungurire imashini yo kogosha azajya yogosha he ndakugura agasizo ujye ubanza ukate maze ajya kupa oya uretse mubwire hari twatumye n'imisoso oya hari utwatumye tujya dukuraho ku buryo cya inyuma y'iminsi birazo duhere niko tuzaguhere tujire dishano twamaze kwigora ngenza kwishura ujye kugeringa wax aho hano dufite n'umukobwa wacu uri gukora wax ari gupfa kwa nyine ngo hafite isuku yari intuza yari byinshi ajya guca menshi ngo kubera ngo ajya harya ngo ngenda ngo mukintuza nkare guys twatubanje twatera mu akantu kurwenya ariko abantu bose hari abantu benshi bajya ngiye gushimira umuntu nanone uri kubaganiriza oya ahubwo hari commentaire mbonye mu kanya kamute musona nibagiwe yavuze please munsubize muri kiganiro cya nyuma cyo cyanyuma ino commentaire yanyuma none mu zino za mbere ya mu commentaire cyasha none kumbaza ngenda itambi gusunda nazirebe zose yego umuntu abajije ngo n'ababyeyi ngo nafite ngo taroide hari dore tayari ikipe itangiye kuganira ariko nanone uratura tumusubiza hari umuntu witwa MS Samvura turagushimye cyane yitwa Nene Samvura sinzi rero ngo hamwe n'oxygen iki ntabwo ari we ariko nawe turamushimye cyane kuba yanditse hari undi muntu ujya wandika message mu wa mbere commentaire mu wa mbere uri umuntu w'agaciro kuri twebwe turagukunda umuntu wese wandika comment turamushima abantu babo munyikundira nge ewe nzamubaha
ngenda bakunda cyane tuyishime Nadia tuyishime Nadia turagukunda cyane n'umuntu witwa Ngoga yitwa Ngoga Enoki buriya Enoki nawe turagukunda cyane na Betty ushaka akajerete turamusuhuje cyane tuzakakoherereza abo muri family dollar arya ni dollar turagakora Kose agora dollar rero kuva abantu bose bamndiga comment ni benshi cyane muri benshi turabashimye cyane Imana ibaheze ibyo kutubwira tuzatubabwiye tubisobanura ko kanya subiza wa muntu rero uwo muntu kandi ndiko ndabona kuri faranga byihuse so rero ntago basi ababaranye ntago nasobanuka icyo ashatse kuvuga ngiye Imana ishimwe bahaye urubyaro mujye musabira n'abantu batarabona oya rero nashakaga gusaba Providence yari yatubwiye ko basanze yararwaye taroyide kandi okay so hajya gacupa k'umutirera ndaza guha nimero zanjye zo kunyandikira inbox so nagara undi wakwandikiye kuri WhatsApp taroyide yanjye ari high ntago ari uko yakoraga cyane rero iyo muri mu bintu bya science iyo iri hejuru bivuze ko idakora iyo iri hasi tena cyane mbese iyanjye yari kuri 3 n'ibice 4 so yari hejuru cyane ubundi abashaka ko iba iri munsi ya 2 n'ibice 5 so iri hejuru ya 2 n'ibice 5 mbese biri high nabikora neza iri low nibikora neza aho pe gusobanukirwa so umuti nyankoresha ni kijambo umuti bamaye bambye gukoresha through all my pregnancy narabinyweye mpaka indange yose amezi 9 ariko ngo kuba nabya narabihagaritse so ninsubirayo kuri 6 weeks passport niho bazacekera tena barengo gihe hope I don't have to take it again nagende kuri Instagram ya Pachu TV Pachu TV none ujya muri message umwandikire uriko byumva no mwandikira biraza gusubiza rimwe na rimwe kuko nukumva no mubyeyi ari kukiriri wenda ashobora kutafata telefone bitewe n'udutotsi ariko unamuhamagaye cyangwa sigara voice ashobora kuba yabisubiza byose ngiye manager wa Pachu TV show kuri Pachu TV uzanyandikira uri demu ukazamura utajya kuvuga none hari abantu twandikirana kuri Instagram bakavuga ati oh sheri bimeze bite arahari none naraziborotse wo kumbura umeze neza nta kibazo ahubwo message za kabiri ntuzazisubize zo hako nibyo da uvuga nukuri uraba rambangamiye yararamye ati wabivanamo nta inyuma y'amashuka abantu bahise bisobanukirwa warara inyuma y'amashuka anyway so ndakwereka uzarire kuri Pachu TV show nyine kuri Instagram ya Pachu TV kuri musho byarwanye rukorera yatasinzira kamba rebere yabona ndebe ataba yipfutse please uri kubaganiriza ihute so ngenda bikundira cyane kandi cyane ndabasomye Imana ibahereze umugisha gusoma abakunzi banjye kwa gusomana ndahari ari gusomana yasinziriye so bikaze mubaze ngiye uyu munsi ningiye oraza kumubaza kandi uvugisha ukuri ari sabe muri Amerika Sindikanya byane ndisabe muri Amerika uvugisha ukuri kuko ndani hano hari amadukurikira murabizi neza ko kwa Pachu TV tuvugisha ukuri icyo tababwira ntabwo tubagihari icyo tutazi ntabwo tukivuga icyo tuzi tubabwira tubatamo nyine uko twe tubyumva uko abyumva ntabwo bibura hano no ko byumva ariko avugisha ukuri kwe nyine oyo opinion ko hari abana batoya bari ku generation ko yumva ko ndafatira ikitegererezo so twege dukura singo growing up nyine mu nkamba twakuriye sinigeze mbona papa wanjye n'umunsi n'umwe ariko zamanye kubyara n'umunsi n'umwe bafite amahirwe sinigeze mbona amuherekeza kubyara sinigeze mbona wenda hapo ndingo ntago bambaraga diaper mu nkambi bababindaga ibyaye singo akesha wanaga nyine bayamenya ko umugore abyara ko yatashageze mu rugo cyangwa bakondera ngo true pregnancy mu byarwa atwite ngo umuntu aramufasha iyo generation ya kera cyangwa mentality z'abantu ba kera hari na generation y'abantu bubu ngubu bagifite izo mindset yumva nyine hari umwarizo kwa muganga ari ukuburwa agira shaka mbese atabishaka bisa ariko tureke ibyo kubyo komereza kwa muganga gufasha umugore wawe atwite
single mentally emotional kuko imisemburo ahindagurika kandi buri abagore tugira ibihembwe bitatu trimestre ya mbere kabiri ya gatatu kandi buri trimestre ntago ihwana n'iyindi nyine bigenda bihindagurika ubyumva gute kumva nyine ubyumva gute abantu mwije n'iki gihe tugeze iterambere ryaraje single ntago ari ngo n'uburinganire cyane ko nyine bimeze gufasha ubyumva gute nk'abantu bagifite za mansi za kera ngo niba tunyina tutene abyimenyere niba nanabyara ndago kwaza byinshi nanabyara umwana nyine umwana n'umubyeyi narira nyina nuramureba ni koreraho pi na pupu mama wa nuramucenjinga nakera batanyina nuramu mbese byose nyina ukumva gute aba nyina bagifite izo mansi zo kuba playing a role through pregnancy kumuhefasha na umwana aravutse kuba yafasha mama we nyine kwako ubebe mwana buri masaha abiri kaba kari kumwigira cyari kumbaza uzikora icyambere wahere ndakibagira ni karo karabitera nkundize ukumva ndiguita ukumbaza byinshi ngasoma wambaza ngasoma okay ngo subizwe nakubajije ikintu cyambere wambajije wasagagibagiye cyambere tukiyoka nanjye ikintu yambere yavuze ati oya kamubwira ikintu cyambere uvuga ko wabyongeye nawe nabyibagiwe warumbajije aba papa bakira ntabwo ubigeze ubona papa wawe yahekeze mama wawe kubyara nta na rimwe reka mbabwire wenda hari abantu bataragera experience yo kugenda kubyara ari kumwe n'umugore we aba papa ndakeka nibyo bintu bya mbere byari bituma umupapa ahahamuka uri kubyumva wenda ngiye for my experience ndetse ko mama arikoze mwishimye manza wumva rero ikibazo ngira umuntu ntabwo yatuma umuntu asoza ushaka kuza muri sikari hari ubusema mu gikoma oye ndetse kumbwira tuganire reka mbabwire ikintu cyambere I'm serious uri serious ikintu cyambere wenda ni byiza yuko abapapa bajya bajyana n'abadamu babo ubona kubyara ukareba procedure zose ari gucamo ukareba ubabara ari gucamo uko kera wasangaga niba ari mama wagiye kubyara wasanga babyiye wenda nk'umubyeyi duturanye atagenda wite ku mubyeyi ugasanga mwene yuko demayi wawe nibo bagiye kwirukanka ku mubyeyi ariko hano muri Amerika cyasenda muri iki kinyejana turimo ujya usanga umugabo wawe niwe mujyana kwa muganga byabisirika kurya ureba niba ari amazi akameneka ureba niba ari ukumubaga bakamubaga ureba niba ari umwana bakamucomokoramo ureba bakamukoramo ureba ukubyumva icyo gihe ndaceka ujya uhereza agaciro gakomeye umugore wawe nk'uko n'umugabo ajya avuga ati turabyara buri mwaka buri kwezi rimwe na rimwe hari igihe ushobora gufata umwanzuro ukavuga ati guhera uyu munsi umugore wanjye leta amufungira bitewe n'ububabare uri kubona ari kunyuramo ubwo ngiye ku giti cyanjye ukuntu nabibonye nk'umugabo nzi neza ko buriya bubabare ababyeyi bacamo kandi umugabo abagabo tugiye tubucamo kuvanga mu abagabo bari bubyara namwe ndashidikanya nta mugabo wajya urenza abana babiri n'umwe uwa kabiri uwa gatatu ntabwo yazamubyara kubera ko ari igihe nkikubona ndi kubona ukuntu bari kugaragura ibisekondo bimeze kumwe kuribwa amarira akamushiramo ubwo byumva ngewe nahise mvuga ati nubwo tumaze imyaka wenda y'agahinda tutegereje nibwo bwa mbere nari mbonye umugore wanjye asambagurika agira rero niyo mpamvu wenda nk'icyo warumbajije ati mbyumva gute ku giti cyanjye cyangwa se abapapa ba kera ntabwo ariko twaridegembeje tukavuga ibiganiro ni ukujya uvuga agahita asakuza kari kurira kaganuza kagasapu kakarenga najya kuri Pacu TV show ndamufata aryamye reba abantu ukuntu uri gusakuriza abantu hano kuri Pacu TV show ndera kari itamuzanye mudagira turi mu rugo meze yamutuje muri studio turi mu rugo kitana kinze oyaza kabere oya ntabashonje ariko byumva bibaze nko kubona nk'uyu mwana bamukurura mu nda y'umubyeyi abagabo benshi bashobora kugira ihahamuka ariko ngubu ngiye icyo nabivugaho byaba ari ni byiza cyane kubera ko uhereza agaciro umudamu wawe wa mugabo ujya ukubita umugore ndahamya ndashidikanya niba wamukubitaga kabiri ku munsi ujya ubivamo burundu kubera ko ubonye ubabare yagize ari kwibaruka abana kandi ukabakunda
nyine ibyo bikomeza nyine ntabwo arangiza byose nose gute hakurya umwana twamubyaye buri masaha yose kandi kurira nijoro ukigonera ndi kugona bro ntabwo ndi kugona utambeshyera mbese unafashe okay uri kujya mpinduka ndi kujya nza nagufasha guhindura njye njya mufasha guhindura diaper ariko mba ntagize ntabwo utagize kandi thank you for real nukuri urakoze cyane Imana ijye guhumugisha abo kamubwiye se ubwo yarakozwa ni yaragukumbuye kandi baratubyiye kuzajya umumenyereza mu ntoki cyangwa umwana yamenyereye mu ntoki abantu baraza kutubwira muri comment umwana yamenyereye mu ntoki yari ukamufata bijya bituma amenyera mu ntoki none se yaramureka ndabizi n'abantu baraza kutugira ajya namureke mwana ntabwo akavamo yandiye yahaze wamuhindurira ntabwo narahaze ndabizi none se kagiye mbaza abagabo sibyo cyangwa nka cyangwa ndabumajije bakabafasha abana ari nk'umuntu hano sibyo hano twese turi muri Amerika nk'abantu bari hano muri Amerika ugasanga ukorana n'umugore wawe cyangwa se umugore wawe akora shift ya kumanywa undi akora shift ya nijoro noneho ugasanga inshingano zose uzihariye umudamu cyangwa se ugiye kubitsa umwana wawe mu rugero bati ngiye ntabwo nakwita ku mwana ngo niba udahari ngiye kwiryamira akajya afata umwana akajya kumubitsa ngiye ku giti cyanjye ndi hano umwana wanjye aramusigarana nkamwoza nkamuhindurira uri kubyumva niko byakabaye bigenda ariko ujya usanga abagabo babo ntabwo uretse ko ujya usanga nk'abantu bafite nk'izo mindset basa nkaho tuwe nk'urugero wenda warabikoze tuwe nk'urugero nyine wogeje umwana uramusize mwambitse diaper nyine uramugaburiye nyine na chores n'imirimo mu twafasha umugore wawe kwereka ko bakunda kwita abagabo ngo ni inganzo haza nk'umushitsi yasanze gutekera mu Patrick yabaye inganzo yasanze gukubura mu nzu yabaye inganzo yasanze koze ibyombo ngo yabaye inganzo ngiye ikintu navuga sibyo kwera iki mbese waye bafite izo mindset zira mindset bijya binzamura isukari ngiye ku giti cyane nk'umugabo nge ntabwo umuntu yaza kumbwira ngo ndi inganzwa mu rugo rwanjye cyangwa se ngo gende ngo mbe gange abivuga muri bandi akunegura mu bandi abenshi banga abantu bimereye neza kuko twatangiye hano bajya baduseka abantu bamusibyo ariko nabajya batubwira ati natwe muzadushire kuri Pacho TV ariko tubitangira batubonaga nk'abasazi ariko ngubu tuba turi kubona feedback nubwo nta mafaranga byaba birimo ariko byibura hari umuntu wewe kwandika muri comment bituma wa muntu wadusebyaga ahita avuga ati nyamara ibyo ba Patrick barimo n'umugore we biri gufasha hari societe biri kubaka ariko byumva niyo mpamvu weho mugabo weho musore uzi neza kuri kumwe n'umugore wawe ntazagira umuntu zo kubigire ngo uri inganzwa ngo kubera ko wafashije umugore wawe ngati kubera ko wagiye koza ibyombo ngo uri inganzwa kuko hano muri Amerika nta bakozi tugira sibyo haba no mu Rwanda n'ubwo ufite umukozi ushobora no kubyuka ugakorera umugore wawe breakfast ntabwo bivuze ngo umuntu uri buze ngo akwita inganzwa none uhitubayo ahubwo weho ubuzi icyo weho n'umugore wawe mwumvikana icy'ingenzi yewe nkunda umugore wanjye nkamwubaha ntabwo umuntu ashobora kuza ambwira ngo Patrick ngo ni inganzwa kubera ko asanze ndi koza ibyombo kubera ko asanze ndi guteka kubera ko asanze kuko izo mindset ni iz'abakera hano singorata nk'abazungu bazanga umuzungu ari kwikora utuntu twose ibyo umugore yakabaye akora n'umugabo akabikora ahubwo ugasanga abantu b'iwacu bari kuvuga n'uno rurimi ndi kuvuga yaza kunsura yasanga Patrick ndi gukora ibyo umugore wanjye yakabaye akora kandi ari kukirira ntabwo abishobora ngo Patrick ngo ni inganzwa ko birabi umugore yari kubikora yari kubyuka umugore akagiteka wowe uri kundeba ukajya ubikora Imana izaguhana mbese I feel like okay ntabwo abenshi ntabwo bafite aroromodo ba tubwiye ko uzabona papa we nyine ariko bimeze cyo kwa kundi nk'umuntu wakuze abona asa kubita nyine abaye bakubita umuntu ntacyo bitwara nyine abagabo ntacyo bitwara ariko ibyo tubisiga inyuma izo ni just oh god ariko umugabo n'umugore bibaneye neza baba umugabo ni inganzwa abantu banga abantu bameze neza kuko dufate nk'urugero umuntu bajya bavuga ngo simba n'uwe umugani uno muri gute ndawibagiye ntabwo nshaka kubeshya ariko ikintu cya mbere iyo wubashye umugore wawe ntarakuba muri Bibiliya haranditse ngo bagabo mukunda abagore banyu sibyo namwe bagore mugandukire abagabo banyu sibyo umugore umukunze arakugandukira rero kumukunda ntabwo uzajya kumwicisha imirimo ngo uramukunze ahubwo uzamufasha imirimo sibyo dufate nk'urugero ngiye guhereza wenda abantu agatestimony gatoya hari igihe wenda nyabyuka mu gitondo ngiye nko kujya ku kazi mbere yo kujya ku kazi nkabyuka ngakora breakfast nkagakorera nk'umudamu wenda nkabyuka agisinziriye nagakora nkakaza mu gitanda ariye yengera mu kazi nsanze yarize yandikiye ama message menshi kandi atari ibintu wenda bikomeye yakoze ibintu bisanzwe byumva wenda ukabyuka ngahita mutekera agahita yumva
mukoreye ibintu nyine abatse kubera icyo ukora bino abandi batabikora yumva actually umuntu abagutekereje tubwe nk'urugero nka mbere ngitwite nyine wenda abona uko ngitwite wajya kesha byoga mu mezi ya nyuma nyine nanone cyane ubyuka nkabona ukanze kako uzi ko ndibugira utakirwa njyanye ukazana breakfast icyo kintu cyubaka umuntu ikintu gikomeye kako uba wantekerereje singo mbere ko ubikora umanza wantekerereje ati umugore wanjye arananiwe ashaka kwirwa ryamye agira ubute agose mbite kumukora ka breakfast so mureti n'icyayi nkamushira mu cyumba byaza gutuma arya akirwa ameze neza dami basha subwo ubundi urukundo cyaba gushimisha umuntu mu bana ntabwo bisaba ibintu bya mirenge ntabwo bisaba ibintu byinshi nuko akantu ka action koze gato gusa kaba gasobanura ikintu kinini ku muntu rero nshobora kubyira ati ngiye mvuye mu rugo nshobora kuba nabyuka ngatekera umudamu wanjye igikoma nkamara kumutekera igikoma ngahita wenda niba harimo ibiryo nkamushyuhiriza nkamujyana mu gitanda ubwo ni uburetwa mu bakugize inganzo ukubyumva icyo gihe n'abagabo badafata inshingano mu rugero kuko ujya mu kazi ugakora ugahembwa ukishyura inzu namwe ndashidikanya ntawe utabishobora sibyo upfa kuba wabonye akazi wabonye n'imikorere nabyo ni byiza yego nibyo ukora abagabo batajya mu kazi ariko byibona niba ushaka ko urukundo rwayo raw spice gukura ruryoha spicing nuko hari utwuraza gukora umudamu atateganyaga yuko wakora atekeza ko wakora ntura two kuba wabyuka mutegera ko ngiye hari umuntu w'umusaza nzi ajya byuka yava mu kazi yenda niba ageze mu rugo n'umugoro avuye mu kazi mu gitondo yakoze ijoro aya ntabwo ngenda bikumva akabyuka yaba ageze mu rugo nta manzi yategeganya ngo baraza kumutekera bakamanza yatekera ahubwo abantu bari mu nzu bose akajya kuryama byose birangiye icyo gihe abahaye abana be uburere bwiza bizatuma byibura nabo azabikorera umugore we kumva n'urugero ari nka papa ndibikora ndamukuraho isomo ryo kuzabikorera umudamu wanjye rero nawe umupapa uri kureba iki kiganiro cyacu nawe umusore uri kureba ikiganiro cyacu fasha umufasha wawe kugira ngo n'abana bawe bazakore bazi gufasha abandi ariko zikuba nk'urugero umwana yaraguhaye yaguhaye kugira abana abahungu n'abakobwa umwana wakuze abona ukuntu ufasha mama wiwe cyane cyane nk'iyari umwana w'umuhungu cyane umwana w'umukobwa akuze nka nora akazakura abona ukuntu ba papa we mukunda nyine mwitaho azakura yifata imana izaha umugabo umeze nka papa none abana b'abahungu bazakora bati ukuntu papa yagakora mu rugo nanjye niko nifuza kuzajya nyine ugasetinga up example ku bana bawe nese niba utaha uvuye mu kazi mbese as long as shift amasaha umunani wayisoje ubwo wamubyizi wawe urangije ni ukuza ugakaraba ukaryama nta kandi kantu kandi waba wabashaka wakorera umugore nta nubwo bivuze ngo bya bintu ukore buri munsi sometimes umenye nawe ugufeeling your best kuko ntabwo watanga ibitakurimo rero ndizeye ndashidikanya ko kuba wajya mu kazi ukaza ugasenga wowe n'umudamu abantu gusenga barabizi barabimenye gusenga rero bitewe n'uko umugore wanjye ajya avuga ibishinzi none ahita avuga ngo ubyita gute gusenga ibintu byo kuryamana nyine abantu bari mu mashuka ahita abyita gusenga rero uzajya amata uvuga ngo gusenga ugasenga uzajya umenya ko ari ibintu byo mu mashuka ahubwo wabivuze uri kubivugira iki siga uvugishwa hari umuntu azabyuka batera ngo bwibi gusa ngo namubuze ngo nagiye kurera aya message ariko uri ibyumweru bine sinzaba narapfuye ushwa n'iki wa basi washaka umuntu amubwira akaza kibeshe nayikura iki se wayikura yes okay unibeje ngo yayikura iki se mu hari kintu mvuze ese ubundi ntayifite kamubaza ntayifite wanshaka oya nga ubazo ayikuya ubwo wabunyirukanye muri none akibaza mbyutse mu gitondo ngasanga hego bana yaje yagaze wana kwiyahura iso abantu bamaze kubakunda ukuntu muganira mukabaseriya akanya gato kandi kanya mutamutera brand bari gutyo life is too short ukazajya ubigira ukomeza ibintu man kandi nanone uzashaka umuntu ari best friend wawe ubundi kuba best friend n'umupartner wawe ni ibintu mukreating on your own ntago abantu ngo mwako mwamenye mukira abasore iyo mugeze mu rugo iyo uri ntabwo nta kintu na kimwe kiba natinya kuvuga ariko icyo muzi cyose agiteye so kidateye so ntacyo natinya kuvuga byari byajya vuga ngiye nkagira isoni ukubyumva because like I trust you like you are my best friend and ndi free kuvuga icyo nshaka kuvuga ntabwo mwanumva
hari ibyo uvuga bati mana y'u Rwanda Nuse nabonye wenda amahirwe nuko twagize wenda kuri kamera utajya ubishyiraho ariko mbamubwira wabaye mu manora ubyumva uzajya uvuga ati ariko abantu babaye gute ngo nivuze ikintu ku cyuvuze akaboko none umuco bawita umuco se niki umuco nyine ni ukuwusigasira umuco ni iki ikintu kiba kiranga abantu bahuriyeho norojya bavuga byose nta muco ngira se nta rugizo ntabwo uragira umuco ariko rimwe na rimwe arajya wirengagiza arajya byuka akawuseka mu buriri abate ndaza kuwufata agarutse barasinzira papa Nora. So guys mwakoze turabakunda cyane nkuko twababwiye rero mujye mutubwira wenda niba ibiganiro byacu yari birebire aribwo biba byiza cyangwa se ari bigufi tuzatuba kubita mu biganiro byinshi cyane rero uyu munsi twadufashe ikiganiro cyo kugira ngo dukebure abantu cyangwa se tubabwire ukuntu byakabaye bigenda twiganire bisanzwe tubabwire ukuntu twebwe biba byitwaye ni byiza ngiye ko mfashe umudamu wanjye hari ibyo mu nzu umuntu nagita ngo ndi inganzwa ntabwo biraza gutuma mba inganzwa ahubwo biraza pfa kuba ngewe amahoro ari mu wanjye cyangwa se mu rugo rwanjye harimo umutekano ntabwo nitaye by'abantu bari buze kuvuga uko ibyo bavuga kenshi hari n'igihe babivuga ndahari ntabwo nabazwa n'icyo umuntu azavuga ntari kumwumva mbese dufate nk'urugero ibaza umuntu unyanga ntabizi ubwo sobanura iki icyo ngicyo niwe wikoreye umutwaro ajya mbona Patrick yateye imbere Patrick yakoze gutya icyo gihe bikamuvuna ngiye Patrick wariye waryamye wasinziye ndi kwizamuka wasenze byose reka ikintu cyane tutakwibagirwa ni ugusengera abantu bose bari ku musaraba wo gutegereza urubyaro niba hari ibyo ujya wumva tukubwira ukumva hari ibyo twagufasha ujya kuri Pacu TV kuri Instagram ya Pacu TV utwandikire cyangwa se utange kode kandi nanone we kujya wibagirwa gufollowinga Pacu TV kugira tuzatujyana live tugiye kwiterera story tunatujemenga unarebe ukuntu babyitwaye. So guys turabakunda cyane amahoro y'Imana akomeze bane namwe please mujye muduha feedback namwe ukuntu ibyo dukora mu bitubwire niba ari duhindura tubikore ubundi dukomeze ubuzima. This is 2024 uyu mwaka ni umwaka wacu cyane kabisa. So please subscribe, like, comment and share. Imabizu nyabizu man kabuno kifi ngenda ndimo ni kabuno kifi yasasinzi 27